wapi Minembwe hari intambara ariko none ibiri kuba hariya ntago ari urugamba rw'umubiri byane byo ngo umuntu arashonje ntabwo ari inzara ntabwo ari ikibazo cyo guhunga inzara no ibombe ry'irandege sukoye riba ririmo toni hafi nka 200 kuko rirakubita ahantu hagahita hacukuka kikaba icyobo kinini cyane kirarimbura mu by'ukuri ni nk'urutambi abarundi ubutaka babwiga baguje ntiwareba bababwiye bati aho muzajya mufata mugomba kujya murahita muhakabana hanyu giseke dasa n'abahaye ubutaka ntiwibuka muri 2020 ubwo igoma abaturage bari bavuze ngo bagiye kuza ngo ku mupaka bawusenye binjire mu Rwanda ku ngufu ingabo z'u Rwanda zirasa amasasu hejuru 3 abaturage bose bariruka none mbona abantu bari kubikora mu rwenya bati ngo ubwo babibutse ko ubugari buhiye ngo bagiye ko twatarukiye Ikishasa rero ni imyigaragambyo mbonye Martin Fayulu bamuranda se sinzi niba arabaho gusa ariko ndimo ndabona ngo yarashwe ku gutwi ntabwo renda kagaruko nari yivuga uburyo ASM 23 cyangwa se M23 ari bafite urufunguzo rwo gufungura hari yahantu yego birasaba ko M23 yohereza yabatojwe kuko n'ubundi M23 natwirwaneho bose bari ahantu ndakubwiza ukuri hari special force ba makasike bahageze gusa ibyo nakubwiraga intwaro bari abagabo guhita bazikorera gutya donc Eugene Official. Turabasuhuje mwe mukurikira umurongo wa Eugene Official nge mwumva kuri microphone nitwa Toros imbere ya kamera nkuko muri kuhareba hari fighter mumeze neza urakomeye cyane tro ndaho ndashima Imana abantu rero batubonye bakumva Toros ari kuri microphone baba bamenye ko tugiye kuganira ku bijyanye no gusesengura kubyo abantu bakurikira umurongo wa Eugene Official babibaza cyane ku makuru ari kuvugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo rero ndifuza yuko duhita twinjira muri update zihari dukora ubusesenguzi bwimbitse ku nkuru zikomeye ziri kuvugwa kandi nyinshi mbese zikeneye kumvwa n'abari kudukurikira muri aka kanya inkuru ya mbere rero tunavugaho tudatinze hari ibiri kubera Kinshasa bivuga ko President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yarakaye rwose ubu ngubu tuvugana ariko ngo n'abaturage nabo barakaye ngo batangiye gukora gashya ako gashya nakaye ni imyigaragambyo iri kuba turaje tubigarukeho yego ariko nyine wenda hari amakuru wabo bifiteho mu ncamake y'ibyo watera inyota kuba dukurikira kugira ngo ikigaragara abaturage bari ku ruhande rwa Kinshasa rwa Gisekedi yego ndetse n'abari ku zindi mpande mu by'ukuri zitemeranywa na Gisekedi mu bijyanye no guhindura itegeko nshinga mu kiganiro kibanziriza iki twari twabigarutseho tubabwira ko hari imyigaragambyo ikomeye aho ngere nayegeranyije nk'imyigaragambyo donc bimeze nka kwakunda abantu biyamamaza ugasanga umukandida umwe yagiye kwiyamamariza mu gace runaka ugasanga n'undi yagiye mu gace runaka hari abari bigaragambyaga bari kumwe na Martin Fayulu bavuga ko mu by'ukuri itegeko nshinga ritahindurwa hari nabigaragambyaga ku ruhande rwa Gisekedi bari kuvuga ko itegeko nshinga rihindurwa yego uyu mugabo Fayulu rero yaje guhura n'ibyago turaje tubigarukeho kuko byasabye ko ibiro bya Martin Fayulu byasenwe byagabweho ibitero n'abaturage ndetse n'abapolisi ndetse ikirenze kuri cyo umugabo Fayulu araraswa Promotion ihoraho rwose twifuje ko impera z'uku kwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5 kose abantu mutugana mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza tubahaye serivisi y'10% kuri za produits zacu mufata zinyuranye kugira ngo dukumire uburwayi hakiri kare rwose atazagira umuntu wongera kugorwa no kugura umuti w'iwacu uri naturere dore ko mwese mwamaze kumenya ibanga ryayo ubujyanama rwose nabwo turabubageneye ntagire umuntu uzongera kurembywa n'indwara ya diabete umuvuduko prostate indwara z'abagabo zituma batagenda neza mu gikorwa cy'abashakanye ibibazo byo bugomba kutabyara na za ndwara zitandukanye nka mibe n'igifu hemorrhoide n'izindi so ubwo rero muri Amerika muribuka ko twafite umuntu wo kubafasha i Burayi Canada Australia n'ibindi bihugu bya Afrika bitandukanye iposita DHN icyo bibereyeho naho igoma mu mujyi dufite ishami Igisenyi dufite ishami mu mujyi Kimironko ku isoko inyuma y'isoko kujya 12 tukaba tuhakorera nimero nakamenyesho go gutanya 250 78 299
0576. uyu munyesha kutavuga rumwe na Gisekedi, uyu mukandida wo mu rindi shaka ritavuga rumwe na Gisekedi, batameranya mu bijyanye no guhindura itegeko nshinga, yarashwe. Martin Fayulu umaze gutsindwa hafi inshuro zingahe yiyamamariza kuba perezida, turaje tubigarukeho. Ubwo turasobanura turareba n'icyo bivuze muri uru rugamba ubwo uko ni imyigaragambye igiye guhindura isura. Rero tukiri mu bijyanye n'ako kaduruvayo, hari ikindi gikorwa kiri kuba navuga ko kitari cyiza. Harimo urugamba ruri kwambikana ubu ngubu mu gice cya Minembwe. Urwo rugamba rwo ninde uri kurugaba, ese amakuru ahari n'ayahe? Abari kudukurikira niki tubateganya kumva muri urwo rugamba? Minembwe hari amakuru menshi cyane ubu tuvugana mu kanya gato. Noneho Gisekedi cyangwa se ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Gisekedi zatangiye kugaba ibitero bifashishije za ndege nyine zidasanzwe z'intambara, zirasa, zirimbura, zangiza, zica. Aha ndavuga zimwe z'ubwoko bwa drone. Ariko noneho iyitwa Sukhoi imwe irasa bombe iba ipima hafi toni 200. Toni 200 nayo yatangiye kwinjira hano muri Minembwe. Nimvuga Minembwe ntibumve ngo ni Minembwe kiragishe cyose cya Minembwe, kuko ubu bari kurwana bashakisha ukuntu bari bwinjire Minembwe centre ni nka capitale mbese. Abona hoze mbona kuri titre yandika ngo ni umutima wa twirwaneho hara nyine muri za Minembwe, niho bari kurwana berekera. Mu kiganiro cyacu cya mbere mu gitondo nari nababwiye nti izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bari mu birometero hafi 4 naho ngaho niyo centre ya Minembwe, niho ubundi bari. Ubu rero urugamba rumeze nabi, bigaragara ndetse ko rutakira urugamba rwo ku ruhande rwa Gisekedi gusa, kuko noneho izi ngabo z'abarundi ziri kurwana ahangaha noneho batangiye kubishyira ku rundi rwego, kuko bari kubonamo n'inyungu. Inyungu ziteye zite rero ngiye kuzibabwira uburyo cyari gusahura ibintu by'abaturage, uburyo ki batangiye kugenda bigabaguza amapariseri, donc ibintu butaka ngo bari kugenda babwigabaguza, bigendanye n'ibyo bavuganye na Gisekedi. Bari kurwana nabi, abaturage ntago bari kureba ngo uyu umuturage uyu umusivile niki, nta mwana ntaki, ibintu birakomeye. Muri make nkuru no tugiye kuyigarukaho. Wenda nyine waburi no kuturebera video z'amakuru bari umbwiye ko maze kwakira none hazigaragaza ibiri kubera muri Minembwe z'urwo rugamba. Mu gihe wenda uri kuyishaka, nge nari mfite ikibazo kigira kiti ubundi ni ukubera iki Minembwe bayishaka ku bubi n'ubwiza? Ese Minembwe isobanuye iki kuri twirwaneho? Isobanuye iki kuri FARDC? Isobanuye iki kuri abo barundi bari gufashe FARDC? Urebye iyi Minembwe, na Minembwe centre na ahantu n'ubundi na ahantu haremerwa amasoko. Ni nkuko twavuga tuvuga wenda nka Musanze. Yego, uyu mujyi wa Musanze ufite isoko jiba nyine mu mujyi wa Musanze. Ariko noneho hari ayandi masoko menshi ari mu karere ka Musanze, ariko isoko rinini ni isoko rikuru, ni isoko rya Musanze. Bivuze ngo igihe hano hantu muri Musanze mu by'ukuri haba hafashwe na Kinshasa, ni urugero ubwo mbese ubwo hari Minembwe tugereranya nka Musanze, igihe yaba ifashwe n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, abaturage ubuzima burahita buhinduka, ya masoko kuremwa biraba ibibazo, ubuzima buragenda nabi. Bivuze ngo ni nko kurasa umutwe, ni nko gufata umuntu ukarasa umutwe, ni nko kurasa umutwe cyangwa ukarasa umutima. Buri umuntu akurasha akaboko ushobora gukomeza ubuzima cyarasa akaguru, ari kurasha umutwe sinzi ko umuntu yabaho. Nuko nguko ubundi bimeze. Sasa rero none uza kureba ubwo hari ahantu habiri harasa no hakomeye, aha Mikenke yo barayifite. Abande bayifite Kinshasa kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Barashaka rero n'iyi Minembwe centre, kandi ubona ko ariyo target bafite. Ariko abantu bashobora kutwumva bakagira ngo uru rugamba noneho ruri kuba rumeze nka biriya bitero ujye ubona ba Lawrence Kanyuka batangaza ngo uyu munsi ngo bishe inka 5 ngo bagize ute. Ubu ngubu bitandukaniye hehe? Uru ni urugamba
narabivuze kandi babyanga babyemera abantu dukurikira mutajya muvama abantu hari abantu bajya bavanga iby'umuntu ari kuvuga ngo ni ukubakura umutima none se muragira ngo tutabibabwiye nyine ngo mubyumve mwumve uko bimeze ubu koko bazakuremo mikenke tuze dukomeze tuvuge ngo mikenke barase muri iyi santere bagabemo ibitero tubiceceke gute ubu nukugira none se sima mwaje kumva amakuru nyine nawe nyine inshingano z'umunyamakuru waba wahazi nuko bimeze ndabu tugomba kubibabwira mperutse maze iminsi ndi kubwira abantu uburyo ki izi ngabo ziri kurwana hano ku ruhande rwa Kinshasa uburyo ki bari kurwanamo ni uburyo budasanzwe bigendanye n'uko bateguye igisirikare cyangwa se Gisekedi yateguye kuri iyi nshuro ariko ntabwo mpamya neza ko ari ugukomera cyane ku iki gisirikare ahubwo ni uburyo ese aba bari kurwana bameze bate ese bari guhangana n'abameze bate ako kantu rero gasobanure aka kantu ngiye kugatatura kuko ngiye kukugerera ku murundi wumve n'ibintu ukuntu hari abimeze yego ni ukuvuga ngo njyewe uko nzi ASM Veturuwa ndetse na Twirwaneho iki kintu tugiye kugitandukanya abantu babimenye ubundi Twirwaneho hari video mperutse kubona y'umusaza anavuga ati Twirwaneho ni umuturage wari wese ni Twirwaneho urumva umuturage wese donc n'abantu babonye nyina karengane kabaye barangiye bafata intwaro bati tugomba kurwana ku baturage aho kugira ngo tumarwe n'umuhoro ariko nanone wumvirisha iryo zina ni twebwe twirwanya ariyo mpamvu Kinshasa nayo iri kurasa iri guhumba iri kuvuga ngo uwo mubona wese ni Twirwaneho no murase bivuze ngo ntabwo watandukanye umusivile n'umusirikare muri bira bice bya Minembwe wabatandukanya none se usibye nyine kubigenderaho nyine bakafatira muri ubwo buryo ariko nyine ni kwa kundi nyine n'abaturage reka nge nagize ngo ahari bo harimo abasirikare n'abasivile ku buryo wenda nk'iyi leta ya Kongo yagakwiye kuba ivuga iturana umusirikare bareka bari we twica umusivile impamvu iki kintu kivuga abantu batavuga bati nka ngo mbita abasivile mu ruhe rwego sibyo ubundi Twirwaneho iri kumwe na AFC Veturuwa muri uyu mutwe wa AFC sibyo yego ariko ikintu abantu mukwiye kumenya tugomba guha agaciro abonza gukomeretsa bihangane ariko ubusesenguzi bwanjye bwumvikane kuko nshaka kubivuga Twirwaneho nta hantu tujya twumva ikoreshereza imyitozo yego nta na hamwe urumva usibye nyine kwa Kwirwaneho bagakoresha umutima nyine no kuvuga ngo nitutabikora nyine turapfa bakihambira wenda hakaba harimo nabake barwanyeho mu gisirikare mu cyabi cya leta ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye bake barimo baba barimo nyine barajoyininze bakagenda bahugura n'abandi babandi nyine n'ubundi bari bati nitutarwana turapfa kaza bakababwira ati dore barasa gutya nta n'umwanya bafite wo kwitoza bihagije navuga ko nuko bameze oyo nubundi ufasha urugero wenda nkura General Makanika wapfuye jo bundi mu mwaka ushize yari umusirikare wo muri FARDC na Sematama nuko n'umusirikare ubuyoboye ingabo harimo nabandi tutapfa kuvuga ariko abenshi harimo abenshi navuga ngo badakuri kosi bihagije kwa kundi ashaka kuza bakagukwereka uko imbundi ikoreshwa icyumweru kimwe bibiri ariko nabwo ukabikora uri muri kondisiyo nyine y'urugamba kuko urabona bari kubahoza hejuru drone n'iki byose bikaba ibibazo ariko icyo nshatse kuvuga ni wa muntu nk'uko nanjye ubundi twakabaye tuvuga ngo ubundi iyo biza kuba ririya zina ngo Wazalendo batararyanduje iyo biza ko ari izina bita ngo Wazalendo ritarandujwe yego ubundi twakabe tuvuga ko aba ari nk'abo Wazalendo nabarukunda igihugu nabarwanira igihugu kubera ko barashaka kubakura hari ahantu bo rero bakavuga batuko byaba kose ntibishoboka urumva ariko ntabwo iryo zina turikoresha kuko ryarandujwe ni nkandi mazina yose atagikoreshwa kubera ko aba yarandujwe urumva impamvu ro hano hantu biri gukomera hita none ufata Twirwaneho uyishyireho iyitakataka yizi ngabo z'abarundi zakoze imyitozo yego bamaze igihe bari guhangana nazo zarabananiwe yego hita none ushyiraho n'aba basirikare b'abahibu ba Kongo Kinshasa FARDC
nabo bamaze igihe kitari gito donc bakoze ikosi rihagije. Njye numvishe ngo abahibu ngo bagiye no kwitoreza ngo mu bihugu by'i Burayi bajya gutozwa nyine na special forces z'abacancuro barwana bagatumwa n'amagavumenti. Va kuri abo ngabo noneho hita ufata ko hari ibihugu byinshi byagiye bibageraho bibaha imyitozo. Ufaransa, Ababirigi, takataka ibihugu byinshi, Amerika yarahageze itanga imyitozo. Urumva bafite imyitozo idasanzwe. Yuze nka mayeri ni menshi. Kuba rero ubu ngubu urugamba hararuri gukomera. Kugeza ubwo babakura ahantu bita muri za Mikenke. Nubwo ndi kubona biri kuvuga ngo ni reprise stratégique. Ariko icyo ntago ndibuze kukidutaho cyane ngo mvuge ngo ni reprise cyangwa nini na nini. Ntago mbizi. Gusa ariko icyo nzi cyo bavuye muri Mikenke bayibakuyemo ntago bakirimirire muri guverinoma sibyo? Yego. Ibi byose biragaragaza ko burya habaho reprise stratégique hari ibitagenda neza. Swat zishobora kuba ari imbaraga zabaye nke. Umwanzi ubona ko arimo kukurusha imbaraga cyangwa se ukayikora kubera ko ubona nyine umwanzi afite effectif nini ubona ugiye kuba watakaza ukavuga utereka mpave ngira uko ngira nte uko nsubira inyuma kuko ari benshi wenda twe turi bake. Ariko icyo kintu nacyo ugomba kugitekerezaho burya nibyo bita reprise stratégique. Ariko nyine hari ibyo uba wamenye ku mwanzi ubona ko hari akantu kurusha ukavuga utereka ngende manze nkavugurure none mbone ingaruke nabi nyine nanutse. Cyangwa se nanone ikindi gishoboka byaba ari kwa kundi ushobora kubona umuntu afite amabuye menshi mu ruhanganye ukavuga utereka mutesha umutwe ngiye mwiyobya abanza ntera amabuye abanza mushirane namara kumushirana ndagira ute ndamwubikira kuko ngiye mfite utubuye dukeya. Ariyo mpamvu mvuga nti uru rugamba hano muri Minembwe rurakomeye. Ariko nubundi AFC nifite urufunguzo rwo koroshya ibi bintu. Yego. Urugamba hano muri Minembwe rurakomeye ariko AFC niyo ifite uburenganzira bwo gutuma uru rugamba hano hantu rworoha. Urufunguzi rufite herero sasa. Iyo Kinshasa iza kubikomeye mu bijyanye n'imirwanire cyangwa se iki gisirikare cyabo gikomeye kuko baba bari guhangana nabizi ngabo z'abarundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru bararwanye na M23. M23 ndagira ngo nkumenyeshe ko umusirikare wayo guhera kuri uyu nguyu nyine utari special force infantry aba barakoze imyitozo ihagije bujuje ibisabwa bya gisirikare. Urumva ifite umutwe udasanzwe dukunda kutazira akazina kabama kasike ariko ni special force. Yego. Ndakubwiza ukuri aba bageze hariya abagabo b'abarundi usibye guhita bikorera intwaro ariko ukuntu ingabo yatsinzwe bayikoreye imbunda. Wagira ngo yamubereye ingeri y'igiti nyine yamuremereye. Usibye guhitiza imbunda bazikubita ku rutugu gutya bagashayika gutya nta kindi kintu bashobora gukora. Rero niyo mpamvu nibone ASMV turabafite urufunguzo rwo gutuma ibi bintu ahangaha bishoboka. Ndaguha urugero. Iyo izi ngabo za Kinshasa ziba ari donc ari abantu babona ko bakomeye bashoboye donc biyaminiye hari icyo kindi kintu bavuguruye bashoboye kuba bakorera M23 ntago bagahere hano muri za Minembwe kuki batajya Goma bahita bashakisha uburyo cyari buzi Goma bahera hano muri za Warikare bagahera muri za Masisi kuko babiyaminiye ariko nyine barareba hahandi horoshye hari twirwaneho kubera ko twirwaneho n'ubundi yo hari abantu twiganye rwose bakiri bato bafashe icyemezo cyo kujya kuvuga bati abadata bari gupfa. Hari nabo mwiganyuzi ngenzi neza gutya twiganye bavuze bati ishuri turivuyemo hari abo twiganaga kaminuza nyine nigaye iby'uburezi barivamo baravuga bati wacu bari gupfa rero tugiye kurwana muri iyi minsi nidushake turwanisha inkoni cyangwa iki ubwo tuzapfana n'ababyeyi bacu n'umutima n'ukurwana nyine kuko mbese izi nkuru z'ahantu uramutse uzinjiyemo ufite umutima woroshye ukazinjiramo neza ukaziseseramo ukareba ibimwe biri kuba ushobora no gushiduka amarira yamanutse. Hari abantu bari kutwumva bakagira ngo ni imikino kuko kugeza ubwo umuntu tinya
aho umuntu aba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri bino bihugu bikomeye ariko yareba ibiri kuba hano muri za Minembwe agafata indege akavayo akaza ku Rwanda cyane kandi azi neza ko nta n'irindi kosa afite ariko kuvuga ati sogokuru baramwishe barumuna banjye nabo ntago nzi ko bari bubeho ndahangaha ndi gukora iki ndabamaze iki ntafashe umuryango ko ari we mutungo ukomeye mfite bagahorwa iki ubundi hari umuhanzi waririmbye ngo ngiyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri ngo nari guhamagara ngo inshuti zanjye nazo zikaza zikamfasha urumva ariko none ibiri kuba hariya ntago ari urugamba rw'umubiri byane byo ngo umuntu arashonje ntabwo ari inzara ntabwo ari ikibazo cyo guhunga inzara no ese hariya ko hataba amabuye urwo rugamba n'uruhe kwanza wenda rege amabuye y'agaciro abarundi ubutaka babwiga baguje ntiwareba bababwiye bati aho muzajya mufata mugomba kujya murahita muhakaba nahanyu giseke dasa n'uwabahaye ubutaka none nawe bari iyo motivation bari kurwana aho bageze bagahita donc niba iyi parcelle yari runaka bagahita bahagabana mbese bameze nk'abari kumenisha kandi none nta kindi nta nubwo bafite target ngo bazahatura ahubwo nuko hacukura kuko bazi ko ubundi Kongo yose ngirimo amabuye y'agaciro ngo mfasha handa ita nshakisha uburyo ki hagomba kuzaba ahantu hacukurwa ndumva n'ubusahuzi nta nubwo ari ukuvuga ngo nuguhangana uko guhangana just kugira ngo babohora abaturage ahubwo n'ubukureba hari ahantu hari intambara wowe unkurikiye umaze igihe wumva ibi bintu ukaba utekereza ko ari ibintu byoroshye wapi Minembwe hari intambara ariko bro njya mbwira abantu uzumve iyo inkuba muri kino gihe imvura biri kugwa mu bihe by'imvura uzareba hari igihe inkuba ikubitira hafi neza umutima ukenda kukuvaho none rero uburyo zirandege nk'izi zirasize drone bino bisasu biremereye biturika kuriya birenze inkubaho nibura nka 3 kuba 3 ibyo ni nibisasu urumva ni ikintu gishobora gukubita nk'insi nimwe kagwa oya tujya mu by'urusaku reka tureke ku byo gukubita ngo hari biragwa none ngaho ibaze buri munsi uri muri iyo mutima warangiritse neza ubwo se niba hari nk'umurwayi mugani wenda uri muri koma ntiyahita apfa kubera urwo rusaku rwonyine abantu barashize aho umuntu ahaguruka bati ngendagiye nanjye ngiye kurwana none se turi mu busesenguzi bivuze iki ubundi ko ntabwo aka kantu ntabwo yenda kagaruka none yivuga uburyo ASM Ventura cyangwa se M23 ari bafite urufunguzo rwo gufungura hariya hantu yego tuzi neza ko bakora imyitozo kuko tujya tubibona naho bakorera imyitozo harazwi wenda abantu badukurikiye niba hari naho twirwana ikorera imyitozo nje ntaho nzi wenda nabana nabiseguyeho pe kuko nje ntaho nzi haho saraho wabuze oya ntaho nzi rwose nta na hamwe baranavuga nta nubwo ari no kubapfebya ntaho nzi rwose ubwo niba hana hari ubwo munatwandikira muri comment ariko nje ni naco mu busesenguzi bwanje nabyo biri mu bintu biri kugira gute biri kubefekta sibyo uko mbibona ni nacyo gituma usanga abantu benshi banarira niramyigaragambye buri yiba kenshi bakubera ko hari muri abice batuye mu bya Minembwe baba abicwa n'abaturage ariyo mpamvu ndi kuvuga nti M23 nifite urufunguzo ni yohereza ni batishireyo umusada w'abatojwe kuko nubundi basa naho M23 natwirwano kamanze mbwira umuntu hangane gatuko ndi mu kiganiro ndimo urumva umuhungu wanje burimo kugenda mpamagara nibyo ndimo ndavuga birasaba ko M23 yohereza y'abatojwe kuko nubundi M23 natwirwaneho bose bari ahantu hamwe ni nkuko uyu munsi twaba mu by'ukuri tuvuka hano twese turabanyarwanda kubera ko ngo ngewe ngo ntatuye mu burengerazuba ngo bari kugukubita ngo ngewe ngo ntabwo ndaza kugutabara kubera ko ndo mu majyaruguru cyangwa iburasirazuba
ntabwo ndibuze ngo ibyo ntibindeba nkirengagiza ko nyuma yo gukubitwa runaka numara gukubitwa baraza nanjye batangira sibyo se rero nje nubwo buryo mbibona bari mu shaka rimwe biriya bintu ndakubwiza ukuri hari special force ba makasike bahageze gusa ibyo nakubwiraga intwaro bari abagabo n'uguhita bazikorera buryo donc ba makasike bahageze niko byagenda uvuga ngo rero ikintu gihari AFC M23 twe turayitakambiye turayitabaje ije guhereza umusada twirwane sinzi ngo twayitabaza kuko naba nk'ubu bano babo muri twirwaneho sinzi wenda ngo babanye bate kuko nabo bakabaye bayitabaza twewe tunje ndiko mbibona nk'urufunguzo aho kugira ngo amatangazo abe menshi kuko nabonye Colonel Rugabo kuri X arimo aragenda agaragaza uburyo cy'ibitero bimezemo arega impamvu izi suko ibazi bari kurashisha muri za Minembwe reka manze nibutsa abantu ko izi ngizi intare za Sarambwe barwanaga zibari hejuru izi drone barwanaga hano muri Kivu amajyaruguru zibahagaze hejuru zimwe tukumva ngo barazibatuye barazihanuye hanizo bagiye basanga hani Goma kubera ko zabaga zabananiwe urumva ariko mugani suko batarahagera izi drone zo by'utuntu twabona utuntu tworoshye cyane oya mise mbyumva buriya ko batarahagera njewe mbanyira ngo abantu mbabwire mwumva uko ibintu bimeze ko nje hari impamvu ibintu mba mbivuga sibyo kumbwira rero ngo izi ngo barashishije sukoyi ibi ni ibintu biba bisanzwe rero nkaba navuga ko wenda harimo kakandi navuze ko kugira ute ko guhangana n'abantu bakurusha ibijyanye n'intambara babitojwe wewe utaragira ute udafite nk'ibyabo nta experience irabona ariyo mpamvu mvuga nti mu by'ukuri icyo kintu kirakenewe nibahagere gusa ubundi turebe baduha iminsi 2 urebe ko izi ngabo z'abaruri zasubiyeyo ikintu gitangaje kinababaje n'uburyo ubona ko diplomasi wagira ngo ibemerera gufungira hari ahantu hano muri bino bice ahantu bagarutse kuko urabizi ko bari bageze Uvira barangije basubira inyuma sinzi niba ariho babemereye guhagarara nabyo wenda tuzabimenya ku buryo batakomeza bagatabara iki abaturage b'Umurenge ariko nanone byanashoboka kuko urumva ari amasezerano aba yaragiyeho hari ibyo aba yarababujije bakagera aho babyubahiriza kubera ko impamvu ituma barwanayo atari yo kugira ngo babone iyo mitunga aho garo kugira ngo abaturage babone amahoro ubwo rero intambwe babasabye gutera barayitera rero niyo mpamvu narimvuze nti uko byaba kose turaza kumenya uko ibintu bimeze ariko urufunguzo ninde urufite ni AFC sinzi rero niba angira ngo ariko amavideo abantu benshi bagiye bayabona kuri X arahari y'uburyo cy'iminembwe baharashe abantu bari muri munsi umva hano abantu bari muri munsi abantu bagirimo ariko Imana ikora igitangaza nko kwerekana n'ahandi hose twamara twabona kumanuka hepfo aho ahantu hose na ahantu harashwe ngo bari muri iyi nzu urebye uburyo cy'ibisasu bya suko yarashe hano muri za Minembwe mu centre yo impamvu ubwene ndege igire bombe ipimye toni ibombe ryirandege sukoye iba ririmo toni hafi nka 200 kuko rirakubita ahantu hagahita hacukuka kikaba icyobo kinini cyane kirarimbura mu by'ukuri n'inkurutambi ubwo hari n'umuntu ushobora gupfa ntibamenye ko yanapfuye niba namenye ko yarahari so rero ahangaha ubwo nje urufunguzo rugomba kuva ku ruhande rwanje kuri analyse zanje n'ubundi namaze kugaragaza aho biragenda bite aho igisubizo kirava rwose niko mbibona batabare naho ibindi twaba tugiye kugira ute twaba tugiye kure ingabo za Kinshasa zirimo zira breakinga rwose twageza aha subazi kutangazamakuru ese uyu ngo bamwita ngo ni Rigani niwe muvugizi nyine wa FARDC hano muri Kivu y'Amajyepfo harimo ara breakinga buri kanya twahageze tujye mu yindi nkuru ariko wenda mbere yuko tujya hari akantu kamwe na rinsigaje ese kuba FARDC iri gukontorora bino bice imaze kuhagera abaturage bagiye kubaho gute abaturage kubaho ntago tuzi ngo biragenda bite gusa baba bariho mu bwoba kuko twabonye ahantu bita ngo ni za Bibogobogo barahageze batangira kuyoboza inkoni y'ibyuma bakagerageza nyine
hari n'igihe twanabonaga hari biba bigaragara ariko bikakwereka utise ibitagaragara bingana iki. Yego. Ibaze nko kumva ngo ingabo z'abarundi zatesheje bazarendo FARDC bari gusahura abaturage. Barabibatesha ngo murekere. Ibyo tuba tutabonye nibyo biba ari byinshi. Bazabaho bari gustaragoringa abenshi cyangwa banahunge bari kugana iyo twirwanehiri. Niko bigenda. Nuko wabonaga mu minsi ishize bavuga ko Minembwe umunyu henze ibyo kurya yari kata, noneho ubu ngubu bivuga ko intambara yashyushye. Ndumva biri bo bari ibibazo birakomeye. Abantu muri ko twumva musengere Minembwe pe rwose. Ubwo rero iyo nkuru reka tuyiveho kuko kuvuga ngo nugutaruka. Twatarukiye Kinshasa rero ni imyigaragambyo. Mbonye Martin Fayulu bamurandase sinzi niba arabaho. Gusa ariko ndimo ndabona ngo yarashwe ku gutwi. Ngo abo kwa Gisekedi habaye imyigaragambyo. Ubundi abatavuga rumwe na Gisekedi cyangwa se na Kinshasa n'ubutegetsi buriho baramutse bakora imyigaragambyo bamagana ikintu kimaze iminsi kiriho kivuga ko bashaka guhindura itegeko nshinga. Itegeko nyine n'ubundi ryemera Gisekedi kuyobora manda y'igihe kirekire. Ese ubusanzwe manda umutegetsi wo muri Kongo yemewe kuyobora ni zingahe? Ubundi hari abantu bayobora niba ari imyaka 3 niba ari 5. Oya ni imyaka 5 manda imwe. Ahubwo yashira hakongera akaba amatora. Umuntu akaba yemerewe gutorwa manda iyo wakabije uyobora manda ebyiri. Urumva? Ni nko muri Amerika. Iri tegeko nshinga rero Gisekedi akaba ashaka kurihindura nawe nyine ngo yitereke nyine akomeza ayobore abaturage batamukunze. Buriya rero hari uko n'abantu hagira ngo bagiye kwigana abantu barangiza bakashaka kubishyiramo n'agahato nk'abantu mwe ko bashobora kuba wenda bavuga bati Museveni se kayisaziho muri Uganda. Museveni kayisaziho. Paul Kagame se ko nawe ko kamaze imyaka irenze yari igenwe. Ese mwigeze mubona muri referendum igihe bavuze ngo ni referendum mwumva nkwari nuvuze ngo kwigaragambya iki ko nta kintu kimwe kibuze. Abantu baranyuzwe. Nubwo wenda hari abantu bajya bavuga ngo mu Rwanda ng'inzara irabishe mu Rwanda ngibiki nihe atabinzara yishe se basa ni hese hatabinzara. Nje nakwaza uri muri Amerika yaba homeless inzara irabishe cyane kandi ari muri Amerika. Abantu benshi bavuga ngo harana igihugu ngo gikaze ngo ngo kisezerano kandi rwose ntawe utifuza kujyayo ariko hari yaba homeless inzara irabishe. Sibyo icyo si cyambere. Yego. Muri Afrika nta kintu na kimwe navuga. Uretse n'ibyo nko muri Uganda bavuga ngo president arambyeho wumvishe na Museveni ikintu yavuze kandi nsanga nicyo. Buriya ngo muri Afrika niho umwana ashobora kuvuka akarya kwa anko mukanya ejo akarya kwa nyirarume ejo bundi akajya kwa se wabo akabaho nta kibazo afite. Ariko muri Amerika twita ngo ni ibihugu biteye imbere. N'umugabo n'umugore udakora atandukana n'umugabo. Nta gihugu abantu bose ntabwo bashobora kuresha. Uyu munsi hazaba hari abari kugenda mu ndege, hari abari kugenda mu modoka, hari abari kugenda ku mamoto, hari abari kugenda ku magare kugera hasi ku gipiringisi. Urumva? Hari abagomba kurara mu mayetaje, hari abagomba kurara muri za kadasiteri, hari abagomba kurara muri za konosha mpaka kugeza hehe kuri yanzu ya nyuma bita ngo na annex cyangwa se muri ntuza mu bukode. Sibyo? Iko niko ibintu byubakitse ku isi niko bigenda. Ariko nanone ikintu maze kubona mu bijyanye na politiki ubanza kuba president biryoha nka Samia Suluhu wabonye uburyo abagerageje akarwana ati ngewe ntabwo munkuraho rwose nubwo mwashyizeho manda y'agahenge. Umva ntagire uzakubesha kuyobora ni ibintu biba biryoshye. Arega wibuke ko hari ubudahangarwa ubufite. Noneho byagera nko kuri Gisekedi we ubu tuvugana hari ibintu byinshi byabaye
biramutse bibaye atari perezida bamuhambira pe singiye kukubesha bamukanyaga. none se iyo ubonye iyi miryango Human Rights Watch ndetse n'indi miryango igiye itandukanye iyo bari gukora raporo iyo bari gukora ngo raporo y'ibiri kuba uzabona kenshi ntago bajya bandika raporo ngo bazane kisha saba yishyireho icyasha ariko si uko bo ari abere nabo baba bafite byinshi bitari byiza bakoze bakora rero nk'ibyo byose igihe cyose yaba atari perezida atari leta nyine ibyo byose byamugaruka ku mutwe no kumukanyagura umukuye mu rwego rwo kugira ngo urebe ko nibura yacumaho kabiri anagomba kuba perezida ku ngufu urumva agomba kongeraho indi manda uzabona abantu benshi bari kwigaragambya bavuga ati ntibishoboka ariko abikore ku ngufu amatora yabaye inkoni n'isasu biri kuvuza ubuhuha n'ibi ngibi byose biraza kuba isasu n'inkoni biri kuvuza ubuhuha ariko birangire nyine n'ubundi babikoze ikintu gishobora gukura Gisekedi cyonyine ku buyobozi kiretse habaye ikintu bita kudeta ariko noneho kibazo utese kudeta izakorwa n'abandi abasirikare bose bakuru basaga no biyaminiya yarabafunze bose yarashyira muri gereza yarafunze aba bayisiga banyepolitike batavuga rumwe nawe aba nabo urabona uri kwigaragambya ari gukubita hari abahunze buranka bitwa ba Moise Katumbi ntago bakiba muri Kongo Joseph Kabila byageze yuko abonye byanze neza aravuga ati none se nshike no mu gihugu uri igihugu kiraryoha igihugu kiraryoha ni nkubwenge igihugu kiraryoha uzabyumve buriya zikoze hanze umuntu uri mu kandi karere we ntago yabyumva ariko bizi bano bantu baba bari hanze abantu bari hanze nabo bazi ukuntu igihugu kiryoha cyane nk'abo bafite umuziro wo kutagaruka bitewe n'ibyo wenda bakoze iyo ari kubirebera inyuma bari kumva nyine nibo wabikubwira oya niyo mpamvu bagira n'ishyari bagatangira kurwanya igihugu bavuga bati mwatubujije kuza iwacu natwe reka tubabuze amahoro nibo babikubwira nibyo nshatse kuvuga rero Joseph Kabila yabonye byanze aravuga ati se none ndakomeza gukebera teka nigire hara niho hari umutekano urabona nawe aho bimugeze urumva abandi ro benshi barahunze udahunze baramuhambiriye mbese muri make ingoma ya Gisekedi uko nje mbibona ni ingoma iri kubiye igitugu byo ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo none n'umukandida bahanganye habaho imyigaragambyo akaraswa urafa yuru aho kwa Gisekedi bagakora imyigaragambyo bagacunga umunsi abatavuga rumwe na Gisekedi barakoraho imyigaragambyo nabo bagahita bategura imyigaragambyo iyo myigaragambyo igahurana n'iya Gisekedi urebe ukuntu hano hantu hagira ngo ari gushaka kugira ngo harimbuke buriya ibingibi ni nko kuharimbura bitandukanye n'ibyo turimo turabona hari ibintu abantu mwe murabona ibi by'imyigaragambyo muri kubona mugira ngo birahinduka gutyo gusa birarangira uko ntabwo ibi bintu by'iyi myigaragambyo birarangira niyo abantu batangiye gukacirana no mu muhanda bagasekagurana tandukanye hitumenya none operation ziri bukorwe mu masaha y'ijoro hano masaha y'ijoro mu byukuri hahandi hatabona hari abarasangwa mu mazu bakubitwe bagirirwe nabe hari abari bwicwe hari nabe bari bupfe ntibimenyekana hari n'abashobora gushiduka babuza akazi kubera kugaragara muri babandi batari kugira gute batari gushigikira Gisekedi hari abo ibintu byabo biragenda bikangirika neza ibyo bakoraga byose business zikangirika kubera ko ntago bagaragaye muri make ubu none birabitegeko gushigikira Gisekedi utabishigikiye ubwo ntabwo bari kumwe shira ku ruhande ubwo amaraso yaraba yiteze gashobora kutamurara kandi ewana singiye kukubesha njya mbona mvugana n'abantu benshi cyane hari n'ababa bari hano nko muri bice birimo AFCV True hari abenshi bavuga ko iki gihugu ngo Gisekedi ngo ari kugishira ku murongo ngo ari kugishira ku murongo da nkareba umurongo Gisekedi ari gushira nkawutegereza nkawubura neza umurongo wo kurasa abaturage abasivile nibyo bita gushyira igihugu ku murongo rero nuko ibintu bimeze nuko ibintu byifashe ese buriya nkuko tuba turi gukora ubusesenguzi wenda unshimye kuvuze ko uyu Gisekedi yashoboye kuyitegura kare agafunga abo banyepolitike bashoboraga kumurwanya n'abari kugerageza kumurwanya biyamamaje bakomeye niba ari guheraho arasa nk'uwo Fayulu ndahamya ko ari umumiliyoneri umwe ukomeye ku buryo mwene nka finance atayibura ngo bure gutorwa abumutegetsi ariko nkurikije nanone
izindi guverinoma zagiye zivanwaho n'urubyiruko, urugero nka Madagascar perezida wayo uwo bita Andrew Rajoelina yakuweho n'abaturage urubyiruko Gen Z. No muri biriya bihugu bya Nepal naho byabayeho mu mwaka ushize mu kwa 11 ari na hano muri Tanzania wabonye ko Gen Z bari bashyushye nubwo ni nk'Imana yakinze akaboko nguri ya Samia Suluhu agumeho. Ese Tshisekedi we urubyiruko rwararukorera iki ko nshimye ko yafunze abanyapolitike? Oya Tshisekedi atangiye kare. Tshisekedi atangiye kare kandi nakubwiye ikintu gishobora kuba cyamushobora usibye gusa kudeta. Naho ibintu bye navuga ko buriya arega buriya nibingi biba yakoze agafata nka Martin Fayulu bakamurasa reka nakantu ba yashizemo ko kubabikamo ubwoba. Iyo umuntu yigaragambije kuri ugashyiramo ikintu bita isasu mu gitondo baza bafite ubwoba, ejo se baharura ubwongere kwigaragambya. Abakongomani bo n'ubusanzwe bagira ubwoba. Ntabwo ari bose. Abenshi naguhura n'ingero. Ntiwibuka muri 2020 ubwo igoma abaturage bari bavuze ngo bagiye kuza ngo ku mupaka bawusenye binjire mu Rwanda ku ngufu. Ingabo z'u Rwanda zirasa amasasu hejuru 3. Abaturage bose bariruka, none mbona abantu bari kubikora mu rwenya bati ngo ubwo babibutse ko ubugari buhiye ngo bagiye ko reka dusoreza rwose. Ariko gusa birababaje pe ibintu biri muri Minembwe ibya Tshisekedi ibyo wenda birikisha sa bafite uko barabikemura. Ubwo reka dutegereze n'ubundi na makuru tubagezaho, impinduka ziri bube zose turazibagezaho. Turabashimiye rero mwe mwadukurikiye, mwibuke gukanda like na subscribe kugira ngo umuryango wacu ukomeze kwaguka n'ibiganiro tugeraho tubagezaho bigere kure. So tunabifuriza weekend nziza. Yego. Eugene Official.